Yes, twizere ko meze neza kabisa. My name is Didas, ndi kumwe na Clapton Kibonke, umuntu twaduherukanye kera cyane. Kera tukinanutse. Barabyibushye kandi cyane. Nanjye nari nanutse se ubu. Urumva ku rwego rwacu turabyibushye. Ntako tuba twatagize rwose. Okay. Ni mu bibazo bigera nko kuri 10 gutyo tubazo twa TikTok bitusubiza uko twumva. Bondi twibwira umwirondoro wawe wombi. Umwirondoro no kuvuga amazina wiswe n'ababyeyi. Mugisha Emmanuel. Hari irindi zina bigeze baguha? Nta rindi zina. Okay. Ufite umukunzi birumvikana n'umugore. Mfite umugore. Niki wakundi umugore wakurenze abandi? Ni wife material. Sinzi ukuntu abivuga, ni umudamu, ni umumama, ni umuntu ushobora kuba napfa nkamva ko nsigiye abana, ni umubyeyi, ni umukobwa ufite mu mutwe. Muri make nakunze we atara kuvuga ngo ubwiza iki, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ushobora kubona umukobwa mwiza ariko wenda atakubaka. Rero icyo namushimiye cyane cyangwa se namukundiye, kuko iyo ugiye gushaka nyine uhitamo uwo wumva muzamarana ubuzima bwose. Kandi twe ntitubaho dufite igihe tuzaviraho tukiza. Ariko ibiba byiza uyihisemo wa muntu mufatanya nyine ubuzima, umuryango, wa muntu mvuga ngo uyu nguyu niyo naba nafite akazi yakora akadutunga, yarera umwana. Muri make nakunze ko yaba umumama mwiza. Hagati aho murakundana, ni iki utekereza ko gishobora kuzakubabaza mu rukundo? Okay, ubyifuza ariko gishobora kuba icyakubabaza mu rukundo rwanyu ni iki? Icyambabaza kiramutse kibaye nta kintu cyadutandukanya, nicyo cyambabaza gusa. Ni iki kintu wibuka wakubitiwe ukiri umwana kukireka ebana inkoni na n'ubu urakicara ukazumva? Koga umubiri wose cyane. Nangaga koga umubiri, no kuvuga ndajyaga gukina biye nkajya mu byatsi, kandi arizo woze wagiye mu byatsi birakurya. Rimwe na rimwe hari nubwo nigize gutoroka njya kwa ni grande pa mutoya n'ubwo ngavuye ndimwe na sogokuru wanjye. Nanga gukaraba, ndangije njya kurara ndababwira ngo bambwiye ngo nze ndare hano. Viyaraza nsanga ati nta muhungu wanjye uri hano. Aranshyira imbere n'inkoni, aragenda asuka amazi mu ibase, amagarara hejuru, akajya ambwira ngo karaba hano nkubita inkoni. Ubwo yambwiragaho gukaraba hakubita inkoni yo mu mazi. Nawe urayizi inshuti yanjye, ntabwo nshaka kubyibagirwa. Okay. Ugitangira amashuri abanza, ni ikihe kintu cyakunaniye cyane mu ishuri cyangwa isomo ryakunaniraga kavuga ati hayo ndaritoroka? Isomo ryananiraga buriya burya yahe masomo rero mu mibare cyangwa kwa kundi bigishaga akavuga ngo iyi ngo nakakecuru ngo kameze gutya. Gusoma nari imbizi, n'imibare byampara byose narabigeragezaga, gufata mu mutwe text narabikoraga, ahubwo imirimo y'amaboko nakundaga kugura. Najyaga mu isoko nkagura nk'umwuko cyangwa nkagura umukubuzo. Ntago najyaga njya gushakisha arango mbaze, nashakaga ibiceri nkajya kuwugura mu isoko. Inyuguti yakugoye cyangwa igihekane cyakugoye gufata no kucyandika ni iki? Igihekane niba ari ya nteruro yabaga ngo nsyonyereye kira. N'ubu ngubu nshaka kubona na n'uyu munota hari igihekane nkunda gukoraho mistake kuri social media zanjye. Mva no kuvuga ngo nkunda kwandika nava. Bajya banabikomantaho cyane muri media nyine. Ni akantu nkora nyine nzi ko ari ikosa, ariko biranyorohera kwandika nava ngo ndimo ndandika mva. Urumva rero kiracyangorana n'uyu munota. Nakaye gakuru ko muri primaire hari inkuru twagiye dusoma twabakame twa uri mwiza mama n'utundi dukuru. Iyi nkuru yagusigaye mu mutwe ku buryo na n'ubu yo wicaye uvuga ati muri primaire aka kantu byari sawa? Harimo isoni nde, hakabamo nakarimo nagahije bahurira mu isoko, mbega waje guhaye iki? Naje guhaye udushyimbo dushoza ndetse n'utujumba. Uraba ufite amafaranga menshi nyakwese kare yakuye muri bw'ubuzima bwawe bwararumbye pe, ubwo koshonje nakavura muri kotorera mu kwezi gushira waciraga ndetse n'ibishyimbo n'ibikora ibintu nk'ibyo. Okay, umuntu akurebye inyuma niyo myumvire itariyo ukeka ko umuntu ashobora kukugira akavuga ati okay ndebye kuno Clapton ameze umuntu, kandi wenda ugasanga bidahuje na personality yawe. Ikintu abantu banyibeshyaho buriya ni muri make ni ikintu baba bakwibeshyaho, ni umuntu akurebye ukinyuma. umuntu ndebye inyuma buriya ntashobora
byinshi barabizi ariko nyine ibijyanye na prive nyine nibyo batazi nyine uburyo ntekerezamo cyangwa se uburyo ndi serious wenda nibyo batazi ko abantu benshi bazikunda umukomediye nyine nta kindi kirenze uko banzi nikomeze taye niyi ntago mbeshya ikibuno ntacyo nambara ibintu byose nikomeza ariko ibijyanye n'ubuzima bwanjye uko nteye uko meze muri societe ibyo bashaka kuba batabizi like somehow serious. Nta muntu arakwibeshya wenda avuga ati nzi kugira amahane cyangwa nzi ko umuntu witonda kandi wenda ugira amahane usanzwe ugaragara nk'umuntu ushobora kuba wagira amahane bihindutse. Ntago ngira amahane ndi umuntu ukuvuga ngo ngiye iyo dushwanye cyangwa se dushaka tugize icyo dupfa ndaguhunga kuko ubundi kera nagiraga umujinya cyane gusa uko ndi umukristo nigeze kujya gusenga nsengera icyo kintu abona hari ukuntu bababwira bati sengera ikintu cyakubayeho karande cyo genda byibuka nigaga muri sogonderi ndagenda ndabwira mu nsengera ikintu bita umujinya kuko nararakaraga icyo mfite nka kimena urumva uwo mujinya bari mu cyangwa se umurambira nzuzi cyo gihe barabinsengeye nyine birashira ubu ngubu iyo unteye umujinya ndaguhunga ubwo nta kibazo ushaka kujyana n'umukozi n'umudamu na madamu wanjye wenda ngo twatunganye kuva nanatereta madamu wanjye turashwana ni ukuvuga ngo nzi uburyo nigamo ikintu nyine iyo uzamutse ngenda manuka nazamuka ndeka nzamukire njyenyine. Ubura umugabo igitsina cyawe n'icy'abagabo iyo uza kugira amahitamo yo guhitamo igitsina cyawe kuba umugabo cyangwa umugore ayo mahitamo ukayagira mbere wari kubiki? Still nari kuguma nkaba umugabo kubera ko ibintu byo gutwitamo amashenge wapi gutwita kubyara ni ibyo bintu bigoye nabonye. Mu nzego za politike mu buyobozi nuhe mwanya wenda uvuga ati nubwo ntari zirimo ariko mba numva nabuye umwanya kubera iki? Kubera ko n'ubundi nka company yanjye Demakers twitwa Demakers Entertainment dukunda kwigisha gukora urwenya ariko tugamije no kwigisha zabigomba guhinduka n'izindi zitandukanye numva nabo umudepite kugira ngo n'ubundi mvuge ibibazo by'abaturage bahagararire cyangwa se nk'aba minister ushinzwe urubyiruko na ibintu nyine biri muri ya domaine menyereye nyine. Ibyo muziki urabikurikira? Ntago ari cyane ariko ndabizi. Iyo wenda ni nk'uyu muhanzi uri gukurikira cyane cyangwa uri kukujyamo cyane mu Rwanda wenda reka twihereye hano mu Rwanda. Mu Rwanda rero buriya buri muntu afite icyo arusha undi hari ukora indirimbo nziza ntamukunda hari ukora indirimbo mbi we mukunda kuko gukunda umuntu ni umutima hari umuntu ugira amaraso akundwa akwenda akaba adakora ibintu bize gute wenda dukurikije ibintu bihoraho nkunda ibintu nyine generation zose ziyumvamo ubundi navuga ngo nakundaga indirimbo za Byumvuhore kubera ko ari umuntu mukuru watangaga message nyine ariko ubu ngubu nk'umuntu navuga ngo nkunze ni nka uno musaza yitwa gute uririmba ibisupusupu n'ibiki byose kubera impamvu mukunda nta yindi nuko agerageza kwerekana culture yacu ibindi byose turabikopera ariko bira ni ibyacu. None se wigeze usoma igitabo nk'igitabo wibuka asomye ni nk'iki? Ndakunoza hobe niwe muntu ufatira icyitegererezo abantu mukunze kwita ngo ba role models ni ubuhe? Hari uwo nkurikiza mu kazi hari no nkurikiza mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Abo ninde nande? No kuvuga mu buzima bwanjye bwa buri munsi cyangwa se uwo ndiwe byagengwe n'umubyeyi wanjye mama. Umwana wa muntu wanyigisha buri kimwe cyose kugira ngo guhera kera nkiri umwana kugira ngo ufure umwenda were nuko amazi agomba kuba asa neza kugira ngo wanike kugira ngo ubane neza n'abanyeshuri mwigana icyo baye bitwara gutya ugiye gushaka umugore uzabigenze gutya kugezana n'uyu munota navuga ngo ibyo mubona ngiye nkora cyangwa se wa muntu uvuga uti Clapton afite uburyo yitwaramo ibyinshi no kubera umubyeyi wanjye ni wa muntu ngira inama buri gihe utajyihora wumva ko nabaye umugabo mpora ndi umwana kuri we akanta amasomo mu kazi rero we ho ni benshi ariko buriya nkunda kurebera kuri ku muvandimwe wo muri Kanyabitare Komondi ni umuntu tunganya taye ni umuntu dukora bimwe umuntu ibintu byose turabihuza nyine urumva uburyo ari creative ndabikunda uburyo akoramo business ni nabwo buryo nkoramo
bigaragaza ko anyenspira cyane. Umubano wanyu n'umukunzi wawe cyangwa n'umugore wawe ntawe ubyifuza ariko uramutse ujemo agatotsi ndetse bikaba ngombwa ko byajya mu rukiko, icyemezo cy'urukiko kikaba cyo ko mwatandukana, kubyakira wabyakira gute? Byakorohera urukiko rukemeza ko umwanzuro w'uko mwatandukana, byabana ngombwa mukajya kure y'abana banyu, abana bakaba ari bo bazabahuza, ugatandukana n'umugore wawe wishakiye mwanashyingiranwa kubera impamvu nyine nawe kubera impamvu yaregeye cyangwa we waregeye. No kuvuga ngo ikintu cyose cyabaho nacyakira, ariko uburyo ndi bucyakiremo cyangwa se ntabwo bivuze ngo abaye umwanzi wanjye, kuko twarabyaranye nzakomeza kumwubaha nk'umubyeyi, nyine tuzakomeza abo umubyeyi w'umwana wanjye nanjye mba umubyeyi w'umwana wanjye, dukorane wenda kubana byange ariko nakomeza nkamufata nk'umubyeyi. Okay, tuvugisha ukuri, wemera Imana? Yego. Wemera ko uzajya mu ijuru? Yego. Mu ijuru wemera ko hazajya abantu badafite ibyaha? Bitoroshye. Wemera ko mu ijuru hazajya abantu badafite ibyaha? Yego. Ni cye cyaha cyakunaniye kureka ku buryo uvuga ngo iki kizambuza kujya mu ijuru? Ntacyo. Ni ukuvuga ngo ubundi cyaha nemera ko gishobora impande ishobora kuvuga none ahangaha nkavuga ngo ndasigaye, ni icyaha giterwa no kureba amaso, gucumura bitewe ku maso, kuko ni ibintu umuntu atikururira. Ushobora guca nk'abatazana yibiziwe reba nyine ubucumuye, ariko ntushobora nta ruhare ubigizemo, ni ibintu biba bikujeho gutya. Ariko sinshobora kwica, sinshobora kwiba, sinshobora gusambana ko nagize umugisi ubu narashatse, wenda ndi umusore birashoboka, ariko mfite uburyo bunyorohereza kuba najya mu ijuru, kereka kurangara. Kandi sinkora muri business y'umuntu ngo ndanyereza umutungo, ni njyewe ubyikorera, sinkunda kubeshya. Ni ukuvuga ngo icyaha cya mbere cyane tuma mbura ijuru pe, ni icyaha kigendera no kubyo mbonye. Ubu impande ivuze wajya mu ijuru? Ubu none ahangaha nshobora kujya mu ijuru niba nta muntu wansitaje kuva mu gitondo, ko mu gitondo ndasenga. Akabazo k'amatsiko ariko kanyuma dusorejeho, ujya gutereta umugore wawe uri umukomediye, ntabwo yabonye ko ari komedi wenda ngo havuge ati ibi ntabwo biri seriye? Reka buriya mu rukundo nta komedi ibamo. First sight gutyo umuntu mwakundanye komedi ntishobora gukunda. Ashobora kugukundira uburyo usetsa abantu, ashobora kunsangana uburyo tugasigana n'icyo byose, ariko buriya no mu bantu baba babona ko ndi umukomediye we ntabarimo, abamfata nk'umugabo, mfata nk'umuntu uri responsible ku muryango, ariko sinavuga ngo ucishamo se gato wenda yo murimo nko mu rugo ukamusetsa wenda nubwo atishyura sinzi kwishyura? Turasetsanya cyane nawe aransetsa, gusetsanya ko turasetsanya mu actions. Nk'ubu hari umukino dukunda gukina, tuvuga urugero nk'iyo tugiye kureba amakuru nimugoroba, dushyira nk'amakuru, noneho urabizi ko abantu basoma amakuru bahinduka, ntawe ubuze schedule yabo, noneho ugahita uvuga urugero ngo uyu munsi amakuru agiyemo kuri flash, sheri ninde uri usoma amakuru, ni nibizi, agahita avuga undi usanzwe yasoma. Ubwo nyine tugatangira inanga igakubita, twabona nibizi akaba ibinka bibiri byanjye babiragiye nyine numva akaba arantsinze, numva ni ibintu biri fan nyine ariko biranga. Clapton, wakoze kubw'umwanya wawe kandi twizere ko n'undi munsi tuzagutumira. Imana ibahe umugisha.